Bavandimwe, dore Yezu ubuzima n'umukiro wacu. Dore amasomo ku wa gatatu tariki 22 Mata 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 5, umurongo wa 17 kugeza kwa 26. Zaburi ya 34. Ivanjili yanditswe na Yohani, umutwe wa 3, umurongo wa 16 kugeza kwa 21. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani. Yezu akomeza abwira Nikodemu ati: "Kuko Imana yakunze isi cyane, bigeza aho itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwemera wese atazacibwa, ahubwo agire ubugingo bw'iteka. Cyakora Imana ntiyohereje umwana wayo ku isi ngo ayicire urubanza, ahubwo yagiraga ngo akize isi. Umwemera wese ntacirwa urubanza, ariko utemera aba yaciriwe urubanza, kuko atemera izina ry'umwana w'ikinege w'Imana. Dore urwo rubanza urwo ari rwo, ni uko urumuri rwaje mu isi, abantu bakikundira umwijima kuruta urumuri, kuko ibikorwa byabo byari bibi. Kuko rero ukora ibibi wese yanga urumuri kandi ntarwegere, agira ngo ibyo akora bitagaragara. Naho rero ukora iby'ukuri ajya ahabona, agira ngo agaragaze ko ibyo akora biba bikorewe Imana." Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, ingingo remezo y'amasomo y'uyu munsi iragira iti: Imana iduha impano y'ubuzima ngo dukire. Mu isomo rya mbere, muri wa mugambi w'Imana wo kurokora abantu bose, irarokora intumwa bari bafunze kubera inkuru nziza. Nuko Imana ikohereza umumarayika wayo ngo azibohore. Arazibwira ati: "Nimugende muhagarare mu ngoro y'Imana, maze mubwire rubanda ayo magambo yose azabahesha ubugingo." Bavandimwe, Imana ntiyiburira, ifite inzira nyinshi inyuramo ngo idukize. Nta muntu w'isi wazitira umugambi w'Imana wo kudukiza. Nacyo cyazanye Yezu hano mu isi. Yaje kugira ngo aduhe ubugingo, nk'uko twabizirikanye mu Ivanjili. Yezu ntabwo ari kuri Karuvariyo gusa yerekaniyeho urukundo adupfira, ahubwo kuva yaza mu isi, kuva yavuka kugeza apfuye, ubuzima bwe bwose bwabaye incungu yacu. Yitanze ngo aduhe ubuzima. Hari ibigereranyo byinshi bigaragaza ko Imana itanga ubuzima: igiti cy'ubugingo, inzira y'ubugingo, isoko y'ubugingo, igitabo cy'ubugingo, umugati w'ubugingo n'ibindi. Imana n'urukundo, kandi yaturemye kubera urukundo. Nuko kubera n'ubundi urwo rukundo rwayo, itwohereza umwana wayo ngo aducungure, kugira ngo tugire ubugingo bw'iteka. Nuko rero bavandimwe, ntitukibeshye ngo twishyire hejuru. Ntabwo Imana idukunda kuko turi beza, ahubwo tuba beza kuko Imana idukunda. Iyi mpano y'ubuzima Imana yaduhaye irakomeye, ntidukayifatisha imoso. Imana yaturemye ni nayo iducungura. Hari abantu benshi kubera iki cyorezo cya coronavirusi, bamwe batangiye kwijujutira Imana ngo yabaremeye iki, ngo Imana igiye kuturimbura, ngo Imana igiye kurimbura isi, ngo Imana yabateje ibyago, ngo iratwishe, ngo iratumaze. Aha, none se muvandimwe, tutagiye kure, iyi coronavirusi ni Imana yayikoze? Imbunda n'ibigwanisho, ibyihebe byirirwa bicura, nabyo ni Imana ibikora? Intambara zibera ku isi ni Imana iziha finansoma, ni izishomboza? Umurozi araroga akica umuntu, tukabicurira ku Mana yagowe. Umuntu arakora virusi yo kwica abantu, tukabicurira ku Mana. Imana yagowe. Twebwe abantu iyo twarenganye, hari ubwo igihe kigera tukarenganurwa. Ariko buriya ibi byose abantu tujya ducurira ku Mana tuyirenganya, tuzitwara dute nituyibona? Usibye ko nyine Imana ari inyampuhwe, naho ubundi byari kuzatugora. Bavandimwe, Imana imeze nk'umubyeyi usigira abana be ibiryo, akajya kubahahira ibindi kugira ngo bakomeze kubaho. Yagarukana ihaho, agasanga muri kwa tundi yabasigiye hari bamwe bashatse kutwikubira, hari abarwanye n'abandi, hari abatemanye, umwe yamenye n'uruguma, yewe hari n'abisha abandi. Iyo Mana rero umubyeyi wagowe, yisanze ibyo byabaye mu rugo rwayo, ijyana indembe n'inkomere kwa muganga, bakongera kugira ubuzima. N'abandi bateje intambara, ikongera ikabaha no kuri ryahaho. Nyumvira nawe. Igaharanira guhoza buri wese no kugarura buri wese mu murongo, ititaye ku mirwano n'umururumba wabo, nubwo hatabura bamwe bakomeza kuyica ku ruhande, bagasahura bakica n'abandi. Rero bavandimwe, turi ku isi kandi turugarijwe. Ntimutekereze ko Imana isinziriye, ngo ntakikora ku bibazo byacu kandi dushize, ngo ntakikora kuri coronavirusi. Oya muvandimwe, Imana yarakoze iturema, iracyakora, izakomeza ikore ngo dukire. Itwomora ibikomere abandi baduteye, kongera tugire ubuzima. Gusa ntihabura bakivangarayi, bayivangira, bakagenda bayihemukira, bica ubuzima bw'abandi. Muvandimwe, Imana si iduteza ibyago, ntiyabikora, ntiyanabirota. Ahubwo idusanga muri ibyo byago byaduteye cyangwa twiteje,
cyangwa ababisha bagenzi bacu baduteje, nuko rero ku mpuhwe zayo igatwomora ikadusanganira ikaturwanaho. Ni nacyo gisubizo cy'ivanjiri ya none. Icyakora Imana ntiyohereje umwana wayo ku isi ngo ayicire urubanza, ahubwo yagiraga ngo akize isi. Nimukomere rero bavandimwe, umugambi w'Imana ntabwo ari uguturimbura, ahubwo ni uwo kudukiza, kuducungura. Kuko kurema ni ugukiza, créer c'est sauver. Ari nabyo Mutagatifu Agusitini yavugaga ati, Imana yaturemye création tutabizi, nta ruhare rwacu rurimo, ariko mu kudukiza losali natwe tuzashyiramo uruhare rwacu. Nuko rero muvandimwe, turi ibiremwa by'Imana, tuyirangamire, ntacyo turica imbere y'Imana. Imana ikeneye uruhare rwanjye, Imana ikeneye uruhare rwawe n'urwa mugenzi wacu, kugira ngo idukize, kugira ngo iducungure, kugira ngo idukomereze ubuzima. Twite kuri bagenzi bacu, tubarinda kandi natwe twirinde ubwacu. Duharanire icyabeshaho abandi, tubungabunga ubuzima bw'ikiremwa muntu nk'uko Imana iduhozaho ijisho ryayo. Murakabaho. Padiri Masumbuko Ladisirasi, Murezi mu Iseminari ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.